wari wavuze ngo nawe ngazapfa kuwa kane nyine ibibazo byo mu miryango ubwo niwe uzi impamvu niwe uzi n'ukuntu yabikoze yari yabanje kumutuma mbere ngo natereke isambu ngo ntago azahirya ntazayitunga nyuma yo kuvuga gutyo rero ibyumweru bibiri bivuze nibwo izi mpfu zibayeho. Mwiriho neza mwe mwese mukurikiranye Buganza TV, nkuko bimenyerewe yuko mukomeza kugezwaho amakuru agiye atandukanye, mbagezaho amakuru agiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ayavugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Munyemerero uyu munsi tubasesekazeho inkuru itugezeho nonaha, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje cyane iteye agahinda ku bw'abavandimwe bitabye Imana mu cyumweru kimwe. Uribaza ngo ibi bimeze bite, bihagaze bite? Ese ni bande bitabye Imana mu cyumweru kimwe? Munyemerere mbasangize iyi nkuru, kandi abarwayi mwihangane, abababaye namwe mukomeze kwihangana. Uwiteka niwe ureberera abababaye ndetse nawe ukiza abarwayi. Inkuru yacu rero tugiye kwisakazaho, dushimira mwese mwakoze subscribe. Munyemerere rero mbasesekazeho iyi nkuru, ni inkuru y'akababaro kandi ni inkuru ibabaje cyane. Ese uribaza ngo ibi byagenze bite, byatewe n'iki? Inkuru rero yacu reka tuyihere ahangaha. Ni inkuru y'akababaro itugezeho aka kanya. Ni urupfu rukomeye cyane, ni urupfu rubabaje cyane, ni urupfu buri wese atakishimira kumva cyangwa se ngo yumve mu matwi ye nyine bimeze ukuntu. Inkuru rero ni inkuru y'umugabo witabye Imana kuri 31 z'uku nguku cyangwa se z'uku kwezi mu rukerera rwaho. Ni umugabo witabye Imana nyuma y'uko nyakwigendera umugore we nawe yari yamaze kwitaba Imana ku wa kane washize, cyangwa se ku itariki 24 mu rukerera nawe yari yamaje kwitaba Imana. Nibyo koko kuri uyu wa gatanu tariki ya 31 z'ukwa mbere 2025 mu rukerera nibwo twamenye inkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo, aho nyakwigendera Nyamuvugwa Irene wari utuye mu karere ka Ngoma, umurenge wa Rurenge, mu kagari ka Rusange, wari ufite n'umugore wiwe ari we nyakwigendera nawe wari uherutse kwitaba Imana ku wa kane ku itariki 24 mu rukerera. Umugore we nawe yitwaga Mukamana. Uyu Mukamana nawe bwabyutse ari mu gitondo mu rukerera nawe yari yitabye Imana. Ubwo yitabye Imana ku itariki 24 mu rukerera aribwo byumvikanye mu kujya kumushyingura, kuko we umunsi we ntago wigeze wira batarangije kumushyingura, dore ko umugabo wiwe nawe yagiye kumushyingura atameze neza. Uyu Irene yari afite umugore bita Mukamana, bari bafitanye abana batatu, umwe yari afite imyaka 5, undi afite imyaka 3, uwa nyuma bari baherutse kubyara yari afite amezi 10. Uribaza rero ngo bishwe n'iki? Ukibaza uru rupfu rumeze gutya, aho abantu bapfa mu cyumweru kimwe, rwatewe n'iki? Munyemerere rero mbasesekazeho ukuri kose, kuko ukuri kwamenyekanye yaba mu nzego z'akarere ka Ngoma cyangwa se ndetse n'ahandi mu baturage bagiye batandukanye. Ibivugwa turaje turabibagezaho. Nge ndi piwanyu, munyemerere mbasangize inkuru ku murongo urambuye. Nibyo koko rero banyakwigendera bose Imana ibahe iruhuko ridashira, aho ibi byose byatangiye bivuye ku makimbirane yo mu muryango wabo n'umugabo. Ni amakimbirane rero yavaga ku bijyanye n'amasambu ndetse n'ibindi bivugwa hirya no hino mu miryango yabo, aho batumvikanaga, aho bavugaga ati amasambu gutya gutya na gutya. Ibyo byose bikagenda biba intandaro y'uko haje kuvamo ibijyanye n'urupfu.
abaturage bakomeje guhwihwisa byinshi kuri urupfu rwabo. Hari n'abari bavuze ati ibi bintu birakomeye cyane kugezwa mu nzego zibishinzwe cyangwa se z'umutekano, aribwo byinshi byari bitangiye kugenda bisohoka mu miryango, amakimbirane, intonganya, byose ariko byapfaga ku mitungo cyangwa se ku masambu. Nibwo kuwa kane mu rukerera nibwo nyakwigendera Mukamana yitabye Imana mu rukerera, bahita bisuganya abo mu muryango wiwe baramushyingura. Ariko hari abaturanyi bagiye bavuga bati ibi bintu birakaze, ibi bintu ntago byumvikana ko umuntu ashobora kuba yapfa amarabira atarwaye, akabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Tukibaza ngo izi mfu zo kutarwara zimwe zaterwa n'iki? Ese ni ishyari, ni ubwicanyi ndengakamere? Ese bimeze bite mu baturage ibi bimeze bite? Nyuma rero yo gupfa, umwe mu muryango w'umugabo, umuryango wa Irene cyangwa se mu Nyamuvugwa Irene, umwe mu muryango we yaravuze ati byanze bikunze na Irene ashobora kuzapfa kuwa kane. Ariko ibyo byose bakaba barabivugaga ariko hakundi nyine abantu bafitanye amakimbirane agiye atandukanye, avuga ati nawe ntago umunsi uzawurenza, umugore wapfuye ku itariki izi n'izi, nawe uzapfa mu kuwa kane. Mbese yamutegaga iminsi. Ibyo rero ntabwo byatinze, haciyeho iminsi mikeya, muri iyo minsi nibwo uyu munsi nabwo twumvishe inkuru mbi. Ariko mbere yuko twumva inkuru mbi, ni uko bajya gushyingura umugore wa nyakwigendera witabye Imana kuri 31 uyu munsi, nibwo nawe yagiye kumushyingura umugore we Mukamana nawe atameze neza cyane, dore ko yasaga nkaho nawe arembyemo ukuntu. Bihutiye rero kumujyana ku bitaro, ariko babona mu bitaro bya Ngoma cyangwa se kuri centre de santé ya Ngoma itazabasha kumwitaho, bahitamo kumwerekeza mu bitaro by'akarere ka Rwamagana kugira ngo babashe kuba bamwitaho bihagije. Bamugejejeho mu bitaro bya Rwamagana, nibwo uyu munsi mu rukerera kuri uyu wa 31, uyu munsi kuwa gatanu, nibwo nyakwigendera nawe yahise ashiramo umwuka. Inkuru itangira gusakara gutyo ko Irene nawe yitabye Imana, nk'uko abo mu muryango we bamutegaga iminsi ati nawe nta minsi ufite uzagenda. Ibyo rero byatangiye guca ururondogoro, hacika ururondogoro aho bavuga bati ibi bintu ni amahano, ibi bintu ni ubwicanyi, bigezwe muri leta, bakora iperereza bamenye ibyaba byishe aba bantu. Natwe ubu tuvugana ntabwo turamenya ese ni uburozi, ese ni ibindi bintu, ni ibitegano, mbese ntabwo biramenyekana ukuri kwa nyako kwaba kwishe aba bantu, cyangwa se ngo habe hakorwa autopsy kugira ngo hamenye icyaba cyamwishe by'ukuri. Ariko ibyo byose byahwihishije amakimbirane, abantu barenda gutemana, barenda kwicana. Hariya muri karere ka Ngoma bimeze nabi, mu murenge wa Rurenge hariya mu kagari ka Rugese bimeze nabi, aho byatangiye no kwinjiramo abashinzwe umutekano kugira ngo babashe guhosha aya makimbirane. Murumva rero iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, aho umugabo umugore bapfuye bakaba basize abana batatu, dore ko aba bana batatu bahise bajyanwa mu nzego z'abashinzwe umutekano ku buyobozi bw'akarere kugira ngo bajye kubitaho nabo bataza kuhasiga ubuzima, kuko birakomeye cyane. Munyemere rero ncumbikishiriza ahangaha, ariko twagerageje kuvugisha umwe mu bo mu muryango wiwe, ari nawe wabashije kuduha amakuru uko ari kugenda, amakuru ariho, amakuru y'ukuri yizewe. Njyewe rero nkamwe muba mudukurikiranye kuri Buganza TV, ni pi wanyu kugira ngo njye mbagerera aho mutabashe kugera. bamuzanye kwa muganga kuko baravuga kuko ndi hafi, ikaba muzanye inaha, ubundi yakagombye transfer yabo iki Kibungo.
ariko kuko hano ari bwo buryo bworoshye bamuzanye inaha. ubu barasanasana hariya nabo baragerageza biranga nyine birangira nawe nk'uko uvuyemo. ariko hagati amakuru wari wavuze ngo nawe kazapfa kuwa kane nyine ibibazo byo mu miryango, ubwo niwe uzi impamvu, niwe uzi n'ukuntu yabikoze. yari yabanje kumutumaho mbere ngo nazereke isambu ngo ntabwo azahirya ntazayitunga. nyuma yo kuvuga gutyo rero imbere birabivuze nibwo izi mpfu zibayeho. ese hari ahantu hakeka ko baba barariye cyangwa oya ntaho nta makimbirane y'umuryango? nicyo kigaragara nyine uretse nta gipimo kibipima, ariko amagambo iyo ari mu miryango cyangwa yari ari mu miryango, izo nzangano n'izo mesaje bagenda batumanaho nizo zibigaragaza ko ari iyo mpamvu ikomeye nyine icyo kiri kuba abenshi nyine bari kwemeza ko ari iyo mpamvu. tunasaba abumva babasha kuba bagera mu murenge mu karere ka Ngoma, babasha kujya muri uriya murenge wa Rurenge mu kagari ka Rugese, ko babasha kujya gutabara gushyingura, dore ko aba bantu bitabye Imana bisa nkaho ntawe ubari inyuma, ahubwo ubari inyuma kugira ngo abashe kubashyigikira abaherekeze mu cyubahiro ari abaturage, abumvishe iyi nkuru, abumvishe ibi ko bidakwiye, abumvishe nawe bibageze ku mutima ko mwabasha kuza tukabasha kuba twajya guherekeza. Munyemerere rero amakuru yose nzabagezaho, ndetse nzabagezaho n'umuhango wose wo gushyingura uyu nyakwigendera Irene, nzayibagezaho rwose, nzabereka video yose y'uburyo byagenze, ko nzaba mbabaye kuko mpari ku bwanyu kugira ngo mbashe kubagezaho ku kinyamakuru cyangwa se ku gitangazamakuru cyanyu mwitiyemo Buganza TV, kugira ngo mubashe kuba mwamenya ibiri gucicikana hirya no hino mu turere tugiye dutandukanye. Reka rero dusoze tuvuga tuti Imana ibakire mu bayo, kandi Uwiteka akomeze abahe ijuru, abahe kuba mu mahoro, abahe ndetse tuzageze no ku muzuko Imana ikibafite mu biganza. Ibahe rero iruhuko ridashira, Uwiteka akomeze kuturinda natwe abasigaye, kandi n'abano bana basigaye bakiri bato, babaye imfubyi bakiri bato, Imana izabareberere kandi babashe gukura, babashe kubaho. Ukibaza ngo aba bana babaye imfubyi bangana gutya, igikomere basigaranye kizakizwa n'iki? Ni Uwiteka rero, nta wundi niwe ubasha komora ibikomere by'abafite ibibazo. Munyemerero ncumbikishize aha ngaha, mwari kumwe na P wanyu, kandi Imana ibahe